Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro y'Imana aho muherereye hose. Njyewe tugiye kuganira, nitwa Ntawiha Brandine, ndi umukristokazi mu itorero rya ADPR, umudugudu ni uwa Mbandazi, paruwasi ni Kabuga Siyeje. Yesu atugirire neza kandi Imana ibane natwe. Nifuje kubagezaho ubutumwa, nifuje kubagezaho ubuhamya ndetse n'amashimwe bikubiye hamwe. Imana itugirire neza cyane. Ari ubutumwa Imana yampaye, hari n'amashimwe y'Imana yankoreye. Ubwo byose tugiye kubikusanyiriza hamwe, ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze dufatanye umuririmbyi wa 433. Imana itugirire neza cyane. Yemwe abasubiriyo muva ikuzimu kwa Nyamutezi, mukarekura umusaraba ko muneshejwe. Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Ubwo utihanira gukizwa ukaturira abantu gusa ngo bakumenye kukijijwe, urushywa n'iki? Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Ngiki cyambu cy'amaraso ye, wirohemo wamutindiwe, he kuba gace wasigaza katuhagiwe. Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe bene data. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muherereye hose. Imana nibagirire neza. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka aririmba ngo yemwe abasubiriyo muva ikuzimu kwa Nyamutezi, mukarekura umusaraba ko muneshejwe. Imana iturinde kuneshwa muri uru rugendo. Imana itwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Inyikirizo yayo iravuga ngo Yesu bwazagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amasasate dufite ibyaha. Imana itugirire neza cyane. Reka mbere yo kwinjira mu buhamya na mbere yo kuvuga ubutumwa Imana yampaye, tubanze dusangire amagambo y'Imana ari muri Yesaya, ibice byaho ni 40, umurongo waho ni wa 3. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagorororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kavuze. Imana itugire neza cyane. Turongera andi magambo y'Imana
ari hano muri Yohana ibice byaho ni 2, Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Amena. Imana tugire neza cyane bene data. Umvisha amagambo y'Imana meza cyane. Haratubwira ngo nimwumve ijwi ry'urangurura. Ni umwuka urangurura muri iki gihe cya none, muri iyi minsi ni umwuka urimo urarangurura. Urabwira abagenzi, urabwira abakijijwe, urabwira batarakizwa, urabwira abantu bose ku isi yose ati nimwumve ijwi ry'urangurura, ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira mu kidaturwa. Imana tugire neza cyane. Aleluya, aleluya. Imana iradusaba ko dutunganya inzira mu mitima yacu. Ku ijambo ryarambwiye ngo hahirwa umuntu ufite inzira z'igisiyoni mu mutima we, ngo bene uwo muntu niyo yagera mu gikombe cyitwa Baka ajya agihindura amasoko. Imana itugirire ubuntu. Mureke tugororere Imana yacu inzira, tuve mu bidatunganye, tuve mu bizaha. Ubwami bw'Imana buri hafi. Imana itugirire neza cyane. Aleluya. Yesu yasire zomangoro brere. Imana itugire ubuntu kandi Imana ibashe kutwambika imbaraga. Naho dusomye muri Yohana haratubwira ngo kandi nimureke icyo mwumvishe uhereye mbere na mbere mugikomeze, aba ari cyo mukomeraho. Nimugikomeza ngo muzaba muri uwo mwana ndetse no muri se. Imana itugire neza. Tuzaba muri Yesu ndetse no mu Mana. Imana itugirire neza. Ariko muri Yesaya haratubwiye umurongo waho wa 5 waravuze ngo maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana itugirire ubuntu. Nitugorora inzira z'Uwiteka Imana izatugirira neza. Nidutunganye bidatunganyije Imana izaduha umugisha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aleluya, aleluya. Igice cy'ijambo ry'Imana mbaye ngisubikiye aho ngaho. Ubaye ufite akanya washaka akanya ukahasoma, ugasoma aya magambo y'Imana meza, ukumva icyo akubwira, ukumva inzira waharura, ukumva aho watunganyiriza inzira Imana yayibuze utayitunganyije umutima wawe. Imana itugirire ubuntu. Ndashima Yesu bene data, nshuti bakundwa, ndashima Yesu, ndashima umwuka wera, ndashima data wa twese nyiribihe, ndashima umwuka wera mutumenyesheje. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana yandindiye ubugingo, ndashima Imana yabanye nanjye, ndashima Imana yampamagaye ikampa agakiza. Imana ishyirwe hejuru kandi ihimbazwe. Data wa twese uhimbazwe cyane ko wangiriye ubuntu. Imana ishimwe. Ndashima Imana yampamagaye mfite imyaka 12, yampamagaye ndi umwana muto cyane, navukiye mu muryango udakijijwe w'abapagani, ariko ndashima Yesu ko yampamagaye akampa agakiza ndi umwana mutoya. Kandi ndashima Yesu ko n'abavandimwe banjye bose ubu Yesu yampamagaye akabaha agakiza. Imana ishimwe. Ndashima Imana yampaye kubyara, ndashima Imana yampaye abana ihimbazwe. Naho hari abantu benshi babuze urubyaro, naho hari abantu benshi bari muri ubwo butayu bwo kutagira abana, ariko nabo tuzajya tubingingira Imana cyane kugira ngo izabagirire neza, kuko nabonye na nyuma ya zera Imana igikora. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero ko yandinze. Imana inkuye ku iseta inshuro 4. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Ndetse n'inshuro 5, kuko hariho umwana umwe bankore sezeriyeme inshuro 2, ariko abana mfite ni 4, ariko sezeriyeme ni 5. Imana ihimbazwe cyane ko yabanye nanjye. Ndashima Imana inkuye muri koma 2, kuko hari abantu benshi bajya muri koma rimwe ntibaveyo, ariko ndashima Yesu wemeye ko njya muri koma 2 yarangiza akankurayo. Ndamushima. Nagiye muri koma ku mwana wa 2, ndongera asura muri koma ku mwana wa 4. Imana yangiriye neza, yangiriye ubuntu, hamvanye muri koma. Imana ishimwe.
Imana yajyaga imbwira ngo nujya kubyara nzajyana nawe gutemberana nawe, noneho njye mbyumva uko Imana itabivuze. Imana itugire neza cyane, nabyumvisha uko Imana itambwiye, nibwiye ko kuko nagerageje gukora Imana no gukiranuka, cyane cyane ababyeyi bo barahumva cyane. Iyo umubyeyi atwite agerageza kugira agakiza kenshi kugira Imana izamukure kuri rwa rugamba, kuko rwa rugamba ubu uhagaze ku rupfu cyangwa kubaho. Nanjye numvaga ko nagerageje kwirinda no kwitwarika ku Mana, numva ko izakoresha abaganga bakanyitaho, cyangwa se ububabare bw'icyuma simwumve, ariko ntago ari iby'Imana yari imbwiye. Imana itugire neza cyane. Ndatinze rero kuri uwo mwana nagiye kuri koma mutoya mfite w'imyaka 2 n'igice, nagiye muri koma imbere y'abaganga ni koma, ariko njye imbere yanjye sinyita koma, ahubwo bwari ubutemberane n'Imana. Imana itugire neza. Haje umugabo munini cyane muremure yambaye ikanzu yera, hanyuma araza arampagurutsa ku gitanda, mbona mbaye muzima, ndahagarara. Arangije arambwira ngo ubu ngiye gutemberana nawe. Ndamubaza ngo ugiye gutemberana nanjye hehe? Arangije arambwira ati nene narakubwiye ko nujya kubyara tuzajyana gutemberana. Ubu ngiye gutemberana nawe ikuzimu, ngiye kukwereka uburyo nzahana abanyabyaha, kandi ngiye kukwereka umuriro w'iteka, kuko nawe uri mu bantu bajyaga bawushidikanyaho kutabaho. Imana itugirire neza cyane. Ati kandi ndajya kukwereka n'ururembo rw'ijuru, kugira ngo uzajye urikorera urushaho kurikunda cyane, kandi urikorere urizi. Imana itugirire ubuntu. Twaramanutse rero, turamanuka tumanukira muri Yorodani yo mu rusengero. Imana itugirire neza. Tugezemo hasi nabonye gari ya moshi, najyaga nyumva, ntago nari ndigera nyibona, yewe no mu bantu tuva indimwe nta muntu uragenda muri gari ya moshi. Nuko narayibonye nyibona uko ni ikintu kidafite iyo gitangira niyo kigarukira, gusa twagendeye mu ipariti yo hagati imeze nka kwasiteri. Dutangira tugenda mu muhanda, mbona ibigunguru, sinzi ko abantu wenda bavukiye mu mujyi babasha kubisobanukirwa, ariko abantu bo mu cyaro barabizi. Hariho ingunguru ziba zaragenewe guterekamo inzoga cyangwa bakazishyiramo amazi, ariko nabonye ari ibigunguru bikoze nkazo, ariko ari binini cyane. Byari biri nk'umuriro waka cyane ugurumana, kandi nta muntu wabashaga kuba ari gucana umuriro, n'umuriro wiyatsaga gusa. Twaragiye tugeze urugendo hagati, ntangira kubona hariho abantu babasha gushya ariko ntibayonge. Imana itugire neza cyane, kandi Imana itwumvire, kandi Imana iduhe imbaraga zo gukiranuka, kugira ngo tutazajya mwura umuriro w'iteka. Nabonye Imana itugire neza. Ntangira kubona abantu bashya baboroga bavuza induru, bafite umubabaro ukomeye cyane. Ntangira kugira ubwoba, nkamufata nkamukomeza, kambwira ngo sinakubwiye ko ibyo uri bubone utari buze kugira ubwoba, kari ibyo ngiye kukwereka, kugira ngo ujye ubwira abantu ko nzahana abanyabyaha, kandi nkwereke umuriro w'iteka, ko nawe uri mu bantu bajyaga bashidikanya ko umuriro w'iteka ubaho. Yesu atugire neza cyane. Nanjye najyaga ngeraho ngashidikanya gake bo nkabata, ariko uyu muriro w'iteka batubwira urahari, kuko narawubonye, narawiboneye, nigerereyo. Imana itugirire ubuntu. Twageze hagati, ndamubaza ati se abantu bakoze iki? Arangije arambwira ngo ujye witegereza usome kuri buri tanura ririho icyaha umuntu wese yagiye akora uririmo. Sanga ababeshyi, abagambanyi, abasambanyi, abicanyi, abajura. Imana itugire neza cyane. Hari itanura ryari ririho ibyaha 2, itanura ry'abajura, hejuru yaranditseho abajura b'icyacumu, hasi handitseho abajura biba bisanzwe, ndetse n'abahuguza bagenzi babo. Imana itugirire ubuntu, kandi Imana ibane natwe, itwigishe gukora ibyo gukiranuka, kugira ngo tutazajya mwura umuriro w'iteka. Twakomeje urugendo runini cyane, mbona n'urugendo rw'umubabaro, mbona n'urugendo rurimo abantu bagiye kwicira inzira ngo batazagira abana benshi. Hari itanura ryabo ribateganyirije. Imana itugirire ubuntu, kandi Imana idutabare cyane. Imana itugirire neza, kandi umwuka wera arushaho gusanga imitima yose turi gusangira ijambo ry'Imana n'ubutumwa bw'Imana. Hanyuma ngera ku itanura ry'abantu baborogaga cyane kurusha abandi. Ndangije ndamubaza ati aba bantu ko baboroga kurusha abandi twanyuzeho bakoze iki? Arangije arambwira ngo iri tanura ni iry'abahanuzi. Ndikanga, ndamubaza ngo bakoze iki?
arangije arambwira ngo ni abahanuzi b'uburyo bubiri, harimo abahanuzi nabwiye kujya kunkorera baranga, abandi baravuga ngo ndavuze ntavuze. Imana itugirire ubuntu. Arambwira ngo ujye ubwira abahanuzi bagenzi bawe ko itanura ryabo ryenyegeje karindwi. Imana itugire neza cyane, Imana ibe mu ruhande rwacu. Muhanuzikazi, aho uherereye hose, uyu murimo ukorana ubushishozi n'ubuhanga utazabasha kugushyira mu rubanza. Imana itugirire ubuntu. Muranyihanganira cyane ko mu mihogo hatameze neza, maze iminsi ndi mu masengesho, ariko Imana idufashe cyane. Imana iduhe gukora ibyo gukiranuka kugira ngo tutazajya mu muramuro w'Uwiteka. Imana irambwira ngo hari abahanuzi natumye kunkorera baranga, abandi bajya guhanura ibyo ntabatumye, abandi barangije mbatumye bagira ubwoba, batinya umuntu, bavuga ibyabo ibyanjye barabicyura. Imana itugire neza. Itanura ry'abahanuzi ryenyegeje karindwi. Muhanuzikazi, nongere nkuburire we maso cyane, uyu murimo uzashyira abantu benshi mu nyonga y'umuriro. Imana itugire neza cyane, kandi twaribwiraga ko twakoreraga Imana. Imana iduhe gusobanukirwa. Hanyuma tusozereza urugendo rw'igihonoma, aho ngaho turazamuka nkaho yakansubije aho yankuye, arambwira ati ngiye kukwereka ijuru uzajya urikorera urizi. Imana itugire neza. Twazamutse, iki kirere kirakinguka, tugeze ku mwisho wacyo kirakinguka nka porotaye, mbona turinjiye, kirongera kirifunga. Uko cyifunze sinabimenye, mbona tuwe nk'abatangiye indi si ya kabiri. Ikirere cya kabiri nacyo turakizamuka, turakirangiza, cyongera kimera nk'icya mbere kirifungura, tugera ku cya gatatu, aricyo cy'ururembo rwera. Imana tugire neza cyane. Ururembo rwera rutatswe n'umucyo mwinshi cyane, ruri nk'umucyo mwinshi, kuhareba byarananiye cyane, umucyo ukajya umena amaso, ariko kubera ko nari mfite amatsiko nkajya ngerageza kunyenyereza amaso, ariko sinabasha kwitegereza neza kubera umucyo mwinshi. Imana itugirire neza. Tugeze mu rugendo rwo hagati muri icyo kirere cy'ururembo, numva abantu baririmba amajwi meza cyane, baracuranga gitari nziza cyane, ariko sinumva ururimi baririmba, sinumve n'iyo gitari baririmba, ko ntawe numvaga ndabyumva ku isi. Ndangije ndamubaza ngo aba bantu ko baririmba neza kandi bakaba bacuranga neza, ariko nkaba ndasobanukirwa uyu muziki, nkaba ndasobanukirwa n'uru rurimi. Arangije arambwira ngo ni uko igihe cyawe cyo kwajya kitaragera, kuko umuntu ujya mu rurembo iyo igihe cye kigeze cyo kujyayo akabageza, ababasha kumvikana n'abasanze, kuko aba yamaze kuba uw'ijuru. Imana itugire neza cyane. Ati kandi n'uyu muziki abasha kuwusobanukirwa. Imana idutabare. Nuko ndihuta cyane, ngenda nihuta, mbona ahantu hari nka porotaye, ngenda nihuta ngo nibura ndungurukemo ndebeho, ariko biranga, haza isinga nini cyane imbere yanjye. Arangije arambwira ngo subira inyuma udashya. Ndangije ndamubaza ngo isinga ni iki? Arambwira ngo iyi singa nizasuzuma imirimo ya nyuma y'abantu. Ndangije ndikanga, ndamubaza ngo mbese hari abantu bagenzera urugendo tugenze bashobora kuzagera aha ngaha bakabura ijuru? Arambwira ati cyane. Ndamubaza ati baba barakoze iki? Aransubiza ati abantu bihannye ibyaha bizwi by'inyuma, ariko iby'inyongobezabugingo barabisigaranye. Abantu bihannye ibyaha bikomeye mu madini n'amatorero babamo, ariko bisigarije inyongobezabugingo. Arambwira ngo abantu bihannye ubusambanyi, ariko imitima yabo iracyararekeye gusambana, ngo ndetse no mu matelefone yabo batunze ubusambanyi. Imana itugire neza ngo kuri ubwo abo ntabwo bazigeraho n'ubwami bwanjye. Arongera arambwira ngo abantu bihannye ubujura, ariko baracyafite imitima yo kwiba, abandi barya n'ibya cumi. Arongera arambwira ngo abantu ntibakigira urukundo, kandi abantu ntibagira imbabazi. Arambwira ngo icyambere uzambwirira abantu ko umuntu utagira imbabazi, niyo yasenga, niyo yaririmba, niyo yavuga indimi nk'iz'abamarayika, uzamubwire ko ari kure y'ijuru kandi ari kure ibyasezeranyijwe, uzamubwire ko ntazahura n'ubugingo. Imana itugire neza cyane. Aho naratinze ndamubaza cyane, arambwira ngo umuntu utagira imbabazi ntago agira urukundo, kuko imbuto z'urukundo habamo nk'imbabazi ndetse no kwihanganirana. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Abantu bananiwe kubabarira ababahemukiye, abantu bananiwe kubabarira ababambuye, abantu baracyagendana inzika mu mitima yabo, ngo naho babwiye abantu ko bababariye, ariko imitima yabo iracyatuyemo inzika n'urwango. Imana itugirire ubuntu mwene data.
aranjyana nyegeza hirya y'ururembo, mbona hariyo umworera, wari umworera waka nk'umuriro muremure cyane mwinshi, ntangira kugira ubwoba nseta ibirenge ngira ngo ndagwamo, arambwira ngo humura. Ndamubaza ngo uyu mworera ni uw'iki? Arambwira ngo umuntu uzajya ugera kuri iriya singa ataramaramaje, atarakijijwe na bya byaha by'inyongobezabugingo nababwiye hepfo, ngo uwo muntu ikibatsi cy'umuriro kizajya kiva mu isinga ngo kimukubite amanukire muri wa mworera. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idutabare inshuti bakundwa. Arambwira ngo ariko umuntu uzajya ugera kuri ya singa yaramaramaje, ngo uwo muntu ngo azajya abasha kwinjira mu rurembo nta kibazo. Imana itugire neza cyane. Na iyerekwa ryanjye ryagarukiye rirangira ndi mu bahanuzi, nari ndi mu bitaro bikuru by'i Kanombe, bigaruka mpanurira abantu. Imana yari integetse kugira ibyo mbabwira, harimo abasirikari babiri, harimo n'abandi b'abaganga. Imana itugirire neza cyane. Na iyerekwa ryanjye ryarangiriye, Imana irambwira ngo genda ubibwire abantu. None nshuti bakundwa bene data, namwe mbabwiye ubwo butumwa aho uherereye hose mu gihugu waba urimo cyose, Imana ikugirire neza cyane kandi Imana igutabare. Kandi uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wanyandikira ku gasera 250 727 054. Imana itugirire ubuntu. Haleluya, haleluya nshuti bakundwa bene data. Umuntu wese niyiyeze, umuntu wese agira imbabazi, dore n'ijambo ryarabivuze ngo ahirwa abanyembabazi kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Imana ibagirire ubuntu. Reka nsenge nsabira imitima yacu twese kugira ngo Imana izaturinde kujya muri wa muriro w'iteka, kandi Imana iduhe gukiranura ibyo tutakiranuye, ibyo twahisha abashumba n'abapasitori n'abandi bayobozi b'amadini. Imana iduhe kubyezwa no kubitunganaho. Imana itugirire ubuntu. Nyagasani Imana data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kubw'ubutumwa unshoboje gutanga Mana. Sengeye abantu bazabwumva kugira ngo buzagera aho bavana n'aho bubageza, mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Haleluya. Mfashe miri abadayimoni bajya banangira imitima gukizwa. La yasire zo mangoro brere do pere derere yasire zome maboko y'Imana. Imbaraga z'Imana zigaragare mu mitima yose izabasha kumvira ijambo, kandi aba bagenzi Imana ubafashe. Umuntu wese umeye kwita ku iherezo rye, nanyume kwita ku iherezo ryanjye Mana, kuko niba utinze n'urupfu ntirutinze. Ume gutunganya ibidatunganyije. Ndagushimiye kubw'ubutumwa rero. Erega hazabwumva ababyeyi, buzumvwa n'abagabo ndetse n'abasore n'abakobwa, ariko umuntu wese mu mwanya we muhereze kwitekerezaho. La yasire zo mangoro brere do pere drere yasirezo. Mana utanga imbaraga zo kubabarira, Mana utanga imbaraga zo kwezwa, Mana utanga imbaraga zo gukiranuka. Urakoze, turagushimiye kuri Imana yumvishije gusenga. Ngaho bagirire neza aho baherere mu bihugu bitandukanye ku isi yose, ubagirire neza Mana. Urakoze cyane kuri indi jambo ryawe. Jambo ryawe ni imbuto itabora, iri jambo rikomeze Mana. Turagushimiye rero, turagushimiye kuzashoboza umuntu wese kuzareba bwa bwami, ubugingo bw'abazumva y'amagambo yawe ndetse n'ubutumwa bwawe Mana. Ndakwinginze ngo ubuhembure kandi wongere ubukomeze, ubwo uzaba uhagaze ku bicu natwe tuzumva impanda yawe tukwitabe. Urakoze, urakarama Yesu. Ndagushimiye kuzasoza byose ushaka ushima kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bene data, mwakire neza ubutumwa bw'Imana, mwakire neza amagambo y'Imana. Imana ibagirire neza. Ndagira nkubwire ko nta hantu hari Imana itagukura. Ndagira nkubwire ko Imana irinda. Wowe Imana yakuye ku iseta, wowe Imana yahaye urubyaro, ukwiye gushima Imana. Wowe Imana itaruhaye ugomba kuba hafi y'Imana, kuko nabonye na nyuma ya zera Imana ikora. Imana izaguha urubyaro. Yesu nabaha umugisha. Ubu butumwa ndabinginze inshuti z'Imana bene data, mu buhererekanye, mu bwoherereza abantu bose, kuko abantu bose bakeneye kuzabona ubwami bw'Imana, kandi abantu bose bakeneye kuzabona ubugingo. Nimwakire neza ubutumwa bw'Imana. Amahoro n'imigisha by'Imana nibane namwe. Shalom, shalom, shalom.